tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe, kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubwo duherukana twaganiriye kuri Zaburi ya 21, twinjira no muri Zaburi ya 22. Mu kiganiro cy'uyu munsi turakomeza kuganira kuri Zaburi ya 22, aho nza kukubwira ku magambo 7 Yesu yavuze ari ku musaraba, nguhe n'ubusobanuro bwayo. Nyemerera tubanze dufata akaruhuko, mire ku mazi, ubundi ngaruke twiganirire. Imana iguha umugisha kugira aho utangara. Samirana, usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Iyo tugeze muri Zaburi ya 22 numva dusa n'abahagaze ku butaka bwera, kandi tukaba twahita dukuramo inkweto zacu zo mu buryo bw'umwuka. Iyi Zaburi ya 22 yitwa Zaburi y'umusaraba. Yitwa gutya kuko yerekana neza uko Kristo yabambwe kurusha uko tubibona mu bindi bice byo mu ijambo ry'Imana. Iyi Zaburi kandi ifite aho ihurira n'igice cya 22 cyo mu itangiriro hamwe n'igice cya 53 cya Yesaya. Twabonye ko hariho Zaburi nyinshi zivuga kuri Mesiya bitewe n'uko zifite ishusho ya Kristo. Urugero ni Zaburi ya mbere ishushanya Kristo n'uko ateye, uwo ari we, ubuzima bwe n'ibikorwa bye. Ariko Zaburi ya 22 tubona igisa na radiografi cyinjira mu bitekerezo bya Kristo no mu bugingo bwe imbere. Muri Zaburi ya 22 kandi batubwiramo umubabaro wa Yesu Kristo ku musaraba n'uko ubugingo bwe bwababajwe. Mu butumwa bwiza batubwiramo amateka y'urupfu rwa Kristo, bakatubwiramo n'ibintu bimwe byabaye igihe yabambwaga. Ariko Zaburi ya 22 niho honyine batubwira uko Yesu yiyumvaga igihe yari ku musaraba. Hari abahanga bamwe mu bya Bibiliya bavuga ndetse ko igihe Yesu yari ku musaraba yasubiyemo amagambo yose tubona muri Zaburi ya 22. Nanjye nemeranya n'aba bahanga ba Bibiliya kuko amagambo 7 ya nyuma Yesu yavuze ku musaraba yose ari muri iyi Zaburi ya 22, kandi tukaba tunayasanga mu butumwa bwiza. Byabaye hamwe mu matorero menshi aho usanga bateranye kuwa gatanu witwa mutagatifu cyangwa se Good Friday, maze abantu bakongera gutekereza ku magambo 7 ya nyuma Yesu yavugiye ku musaraba. Nukuri abantu bakunze kuvuga cyane kuri aya magambo 7, kandi kubera kuyagarukaho cyane abantu bagiye bahishurirwa ibintu byinshi bishya batari bazi. Ariko tugomba kugerageza guhuriza hamwe aya magambo 7 mu butumwa bumwe, kandi aho gukomeza guhagarara ku musaraba gusa twumva avuga ayo magambo, ahubwo dukwiye kumusanga tukabambanwa nawe ku musaraba. Kubambwa kwa Kristo tugomba kukurebera mu yindi sura, tukakurebera ku musaraba ubwawo, kandi muri uko kubambanwa nawe niho dushobora kumenya neza uko umwami wacu yiyumvaga muri icyo gihe, tukanamenya n'ibyari mu ntekerezo ze. Turi kumwe nawe ku musaraba niho dushobora kumenya neza uko yababajwe azira ibyaha by'abari mu isi bose. Igihe Kristo yamanikwaga hariya hagati y'ijuru n'isi, yahindutse urwego ruturutse mu ijuru ruza mu isi kugira ngo abantu babashe kubona inzira ibageza ku Mana. Niba wanyemerera rero nakubwira ko igihe yahindukaga icyaha ku bwacu, natwe twaraho ku musaraba. Mu Bakorinto ba 2 igice cya 5 ku murongo wa 21 niho havuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Nukuri rwose igihe yapfaga twari kumwe nawe ku musaraba, kandi uyu munsi turi muri Kristo kubwo kwizera. Petero yabivuze atya ati, ubwo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Aya magambo yanditse muri Petero wa mbere igice cya 2 ku murongo wa 24. Nukuri twakijijwe ibyaha byacu. Zaburi ya 22 itangirana no gutaka k'umuntu ubabaye cyane uri wenyine kandi asa nkaho yatereranywe n'Imana. Reka dusome muri Zaburi ya 22 ku murongo wa 2. Haravuga ngo, Mana yanjye niki kikundekesheje ukaba kure ntuntabare kure y'amagambo yo kuniha kwanjye. Hari abantu bamwe bakunze kuvuga ko igihe Yesu yari ku musaraba ngo Imana yari yamutereranye, ariko hariho umuvugabutumwa wanditse agatabo gato yerekana neza ko Imana itigeze itererana Yesu. Uyu muvugabutumwa yagerageje gusobanura iyi nteruro ivuga ngo Eli Eli lama sabakitani. Avuga ko byaba bisobanura ngo
mana yanjye, iki nicyo nari ntegereje. Uyu muvugabutumwa yanditse ibi ngibi yishingikirije ibitabo byitwa Peshita cyangwa ingeri y'ibyanditswe yitwa Siriyake. Ariko rero Peshita ntabwo ari ibyanditswe byiza kuko bitakunze gukoreshwa n'abantu benshi. Mu by'ukuri igituma bamwe bifashisha ibi byanditswe bya Peshita nuko byerekana imico n'imigenzo yahoze muri Palestine ya kera. Vernon McGee nawe yigeze gukoresha Peshita ariko avuga ko atayikoresheje cyane kuko atemeraga buri kimwe cyose kivugwamo muri ibyo byanditswe bya Peshita. Ibyanditswe biri mu rurimi rw'Igiheburayo cyangwa Ikigereki hamwe n'Icyaramaya byose birasobanutse kuko muri buri rurimi havuga ko Imana yari yatereranye Yesu Kristo. Noneho ndagira ngo urebe ikivugwa hano kandi ndifuza cyane kugishimangira uhereye mu ntangiriro. Icyo mvuga nta kindi ni umubabaro wa Kristo mu buryo bw'umubiri. Tumubona amanitswe ku musaraba nk'umuntu. Muri Yohana igice cya 1 ku murongo wa 29 aravuga ngo uyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Dusobanukirwa neza ibi ngibi iyo tugeze mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 2 ku murongo wa 9 ahavuga ngo ahubwo tubona Yesu wacishijwe bugufi akaba hasi y'abamarayika ho hato, tubona ko ari we wambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba kubw'umubabaro w'urupfu yapfuye kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana asogongerera abantu bose urupfu. Ibyo nibyo tubona ko wasize ubwiza bwo mu ijuru agahinduka umuntu. Yahindutse umuntu kugira ngo ahishure Imana, kandi ibyo ni ukuri. Ariko kandi icy'ingenzi cyane, yahindutse umuntu ngo acungure abari mu isi. Mu Baheburayo igice cya 2 ku murongo wa 14 haravuga ngo nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Ubuzima bwe iyo budapfa nta n'umwe yari gukiza, ahubwo urupfu rwe nirwo rwadukijije. Mu Baheburayo igice cya 2 wera ku murongo wa 15 kugera ku wa 16 n'uwa 18 aravuga ngo abona uko abatura bahuze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye keretse urubyaro rwa Aburahamu, ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Tubona Kristo Yesu ku musaraba mu ishusho y'umuntu utunganye rwose. Yize kunamba ku Mana, yize kwizera Imana mu byo yakoraga byose akiri mu isi. Yaravuze ngo kuko mpora nkora ibyo ashima. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 8 ku murongo wa 29. Ariko mu gihe ari ku musaraba yari wenyine, Imana iri kure ye. Ntawe yari afite wo guhungiraho, yaba umwana w'umuntu cyangwa Imana Data. Umwana w'umuntu Kristo Yesu yari yatereranywe, kandi nta muntu n'umwe tuzi wabaye mu buzima bubi nk'ubu ngubu. Nta n'umwe usibye Kristo wenyine. Kuki Imana yamutereranye? Turasoma muri Zaburi ya 22 ku murongo wa 4. Twumva iki ijambo ry'Imana ritubwira. Haragira hati ariko uruwera intebe yawe igoswe n'ishimwe ry'Abisirayeli. Kuki Imana yari yatereranye Yesu? Nuko muri ya masaha 3 ya nyuma ari ku musaraba yari mu mwijima w'icuraburindi, yahindutse icyaha ku bwacu. Imana yatereranye Yesu mu gihe gito. Kubigaragara muri ako gahe gato ko ku musaraba, Imana ari muri Kristo. Kristo nawe ariho yunga isi n'Imana. Haleluya! Kandi umwami Yesu ubwe yarivugiye ngo dore igihe kirenda gusohora ndetse kirasohoye, ubwo muri butatana umuntu wese ukwe mukansiga jyenyine, ariko sindi jyenyine kuko Data ari kumwe nanjye. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 16 ku murongo wa 32. Imana Data ari kumwe na Kristo igihe ari muri gereza. Imana ari kumwe na Kristo igihe bamukubitaga. Nanone kandi Imana ari kumwe na Kristo igihe bamuteraga imisumari ku musaraba. Ariko muri ya masaha 3 ya nyuma, Kristo yatanze ubugingo bwe kuba igitambo cy'ibyaha, kandi Imana Data yashimye kumushenjagura ityo kubwo abari mu isi bose. Ibyo wabisoma muri Yesaya igice cya 53 ku murongo wa 10. Nshuti yanjye, ntabwo ushobora gusobanukirwa gutereranwa n'Imana icyo ari cyo. Umuntu mubi muri iyi si ntabwo aratereranwa n'Imana, kuko buri wese uyu munsi ashobora gusanga Imana nayo ikamwakira. Ariko igihe Kristo yishyiragaho icyaha cyanjye, yari yatereranywe n'Imana. Ngo ni iki kikundekesheje? Kristo ntiyabajije iki kibazo abitewe n'uko atarakibashije kwihangana, atagishoboye gukomera. Nta nubwo yabajije iki kibazo abitewe no gushidikanya. Ariko uku kwari ubutaka k'umwana w'umuntu wariho ubabazwa bikomeye. Wibuke ko yari umuziranenge kandi ubuzima bwe bwari ubwera. Kuvuga ngo ni iki kikundekesheje byerekana gutaka kwa Kristo wari mu gahinda ka wenyine nk'umwana w'umuntu wari wambaye umubiri. Icyo gihe Kristo yari wenyine yishyizeho ibyaha byo mu isi.
ngo ukaba kure ntunabare kure y'amagambo yo kuniha kwanjye. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 22 ku murongo wa 1. Kuniha, yego kuniha. Igihe bariho bamugirira nabi, Kristo yaracecetse. Muri Yesaya igice cya 53 ku murongo wa 7 aravuga ngo nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Igihe bariho bamukubita, nta jambo na rimwe yigeze avuga. Igihe bamucumitaga imisumari ku musaraba, ntiyigeze ataka. Ariko igihe Imana yamutereranaga, yanishye nk'intare. Uku kwari ukuniha kubera umubabaro. Mbese waba warigeze kuba mu ishyamba ngo witegereze ukuntu imbwa nyinshi zitera izindi nyamaswa? Mbese waba warigeze kumva ukuntu iyo nyamaswa iyo itewe uburyo ihita itaka? Biba biteye ubwoba. Kandi uko ni nako uyu mwanditsi wa Zaburi yashatse kutubwira. Ntekereza ko kugutaka kwa Kristo ku musaraba kwatigishije ibitare, kuko n'ijwi rye ryaremye ibyo bitare. Nuko rero umuremyi yariho ababazwa. Ku musaraba Kristo yatatse nk'inyamaswa y'inkazi ikomeretsa. Ku musaraba Kristo yatatse nk'inyamaswa y'inkazi ikomeretse. Gutaka kwe ntikwari kumeze nk'uko umwana w'umuntu, ahubwo kwari kumeze nk'uko inyamaswa. Kwari ukuniha cyangwa se gutonoma kw'intare. Kwari ugutaka gukomeye kugira ngo ibyaha byacu bikurweho. Muri Zaburi ya 22 ku murongo wa 7 aravuga ngo ariko jyeweho ndi umunyorogoto sindi umuntu, ndi ruvumwa mu bantu suzugurwa na bose. Mbese kuvuga ngo ndi umunyorogoto bisobanuye iki? Kristo yatontomye nk'intare. Noneho kuri uyu murongo dusomye aravuga ngo ndi umunyorogoto. Yavuze gutya abitewe n'uko yari ageze ku rwego rwo hasi. Muri Yesaya igice cya 53 ku murongo wa 3 aravuga ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ngo ndi umunyorogoto. Yesu yavuze ko ari umunyorogoto kuko igihe yari ku musaraba yari ku rwego rwo hasi cyane. Niwe wavuze ngo naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi. Aya magambo yanditse muri Yesaya igice cya 1 ku murongo wa 18. Nshuti yanjye, amaraso ya Kristo niyo yonyine ashobora kukoza agatunganya ikibi cyose kiri mu buzima bwawe. Mu ikinamico cyangwa se théâtre ya Lady Macbeth, niho uyu Macbeth agaragara ariho akaraba intoki ze kubera ko yari amaze kwica umuntu. Nuko aravuga ngo amarashi yose yo muri Arabiya ntashobora gutunganya izi ntoki. Kandi koko yari mukuri. Uyu Macbeth yakomeje koza intoki ze, ariko akabona nta gihinduka, maze arataka cyane ati ndagowe. Nshuti yanjye, hariho ikintu kimwe rukumbi gishobora gukuraho icyaha mu buzima bwawe. Icyo nta kindi ni amaraso ya Kristo. Amaraso y'umwami Yesu Kristo, umwana w'Imana, niyo yoza ibyaha byose. Amaraso ye niyabikora gusa. Irindi jambo Yesu yavuze, yaravuze ngo data ubababarire. Mbese ujya utekereza Yesu Kristo ku musaraba? Yarababajwe cyane kubera abanzi be bari bamushagaye, bariho bamushinyagurira. Tekereza uriho umureba mu maso, maze wibwira uko yarebaga. Muri Zaburi ya 22 ku murongo wa 8 n'uwa 9 aravuga ngo abandeba bose baranseka bakanshinyagurira, barampema bakanzunguriza imitwe bati bishyire ku Uwiteka amukize abimukuremo kuko amwishimira. Abanyabyaha benshi bagiye bangwa na rubanda kugeza aho rubanda bakura muri gereza ikabamanika bakicwa. Ariko kenshi iyo umunyabyaha amaze kwicwa, rubanda bamaze kumwica bahita bigendera. Ariko siko abishe Yesu babigenjeje. Ntekereza ko ikintu kibi cyavuzwe cyane mu iyobokamana rya Kristo ari abafarisayo. Ubwo umwami Yesu Kristo yapfaga, Bibiliya itubwira ngo bicaraho baramurinda. Aya magambo yanditse muri Matayo igice cya 27 ku murongo wa 36. Ntekereza ko turi babi birenze ahangaha. Urumva ko umutima w'umuntu ari mubi cyane. Abafarisayo bagumye hafi ya Yesu bakomeza kumutoteza kandi ari ku mfiro. Iyi inzoka imaze gushyira ubumara bwayo mu muntu yarumye, yita yihuta igahungira mu kigunda. Nyamara uko siko abishe Yesu babigenjeje, uko siko umutima wigometse ku Mana ubigenza. Yesu aravuga ati data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Aya magambo yanditse muri Luka igice cya 23 ku murongo wa 34. Iyo Kristo atavuga gutya, abishe Yesu bari kuba bakoze icyaha kitababarirwa, ariko nyine nabo barababariwe. Kristo yabasabiye imbabazi ku Mana Data. Tuzi neza ko hari n'umwe mu bakuru b'abasirikare waje gukizwa aho ngaho nyine bari ku musaraba. Kandi abafarisayo batari bake, harimo na Paulo w'Itaruso, nawe ushobora kuba yari muri iri tsinda ryashinyaguriye Kristo. Abo bose bizeye Kristo barakizwa. Irindi jambo Kristo yavuze ku musaraba, yaravuze ngo mubyeyi, nguyu umwana wawe.
Noneho igihe Kristo yari ku musaraba yitegereje abantu bari bamushungereye, ntiyabarebanye amaso y'urwango no kwikunda, ahubwo yabarebanye amaso y'urukundo. Nuko aza kubona nyina ari kumwe na Yohana hirya gato y'umusaraba we. Muri Yohana igice cya 19 ku murongo wa 25 haravuga ngo, nyina wa Yesu na nyina wabo na Mariya muka Kilopa na Mariya Magadalena bari bahagaze ku musaraba wa Yesu. Nuko Yesu yitegereza nyina. Mbese urashaka kumenya icyari ku mutima wa Yesu muri ako kanya? Yari atekereza uko yavukiye i Betelehemu. Nuko abwira se amagambo ari muri uyu murongo ukurikira. Muri Zaburi ya 22 ku murongo wa 10 n'uwa 11 havuga ngo, ariko niwe wamvukishije, wanyiringishaga nkiri ku ibere rya mama. Ni wowe naragijwe uhereye mu ivuka ryanjye, uri Imana yanjye uhereye igihe naviriye mu nda ya mama. Ngo mubyeyi nguyu umwana wawe. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 19 ku murongo wa 26. Ngira ngo uribuka ko mu bukwe bw'Ikana nyina Mariya yasabye Yesu gukora igitangaza kugira ngo yerekane ko ari Mesiya, kandi rwose Mariya yarazi neza ko Kristo ari Mesiya kuko yavutse ku isugi. Mariya rero yashakaga ko Kristo yishurira abantu muri ubwo bukwe. Igisubizo Kristo yahaye nyina Mariya ni iki ngo, mubyeyi tubigendanyemo dute, igihe cyanjye ntikiragera. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 2 ku murongo wa 4. Ariko ku musaraba Yesu yabwiye Mariya ngo, mubyeyi nguyu umwana wawe. Hano igihe cye cyari kigeze. Impamvu yari yamuzanye ku isi yari imaze kurangira. Iyi yabaye isaha y'ingenzi mu mateka y'isi. Hanyuma rero Kristo yongeye kwitegereza abariho bamubamba, maze avuga amagambo dusanga muri Zaburi ya 22 ku murongo wa 13 agira ati, amapfizi menshi arangose, amapfizi y'Ibashani y'amanyambaraga aranzengurutse. Yesu yitegereje abariho bamubamba maze abagereranya n'amapfizi y'Ibashani, kandi ntihagarukiye aho gusa kuko yari hagati y'inyamaswa, abanzi be bari babaye nk'inyamaswa. Muri Zaburi ya 22 ku murongo wa 14 aravuga ngo, baranyasamiye n'akanwa kabo nk'intare itanyagura yivuga. Hano Kristo yari havuga ubwami bwa Roma. Roma niyo yamubambye. Nuko Kristo agereranya Roma nk'intare itonoma kuko intare yari ishusho ya Roma. Noneho ndagira ngo urebe uburyo Kristo yariho yiyumva. Turasoma muri Zaburi ya 22 ku murongo wa 15. Haravuga ngo, nsutswe nk'amazi, amagufwa yanjye yose arakutse, umutima wanjye umeze nk'ibimamara uyagiye mu mara yanjye. Iyi shusho yo kubambwa tubona hano muri Zaburi ya 22 ntisanzwe, kandi ivuga neza iby'iyi nkuru kurusha ubutumwa bwiza, kuko yerekana neza uburyo Kristo yariho yiyumva ababaye cyane. Igitangaje ariko n'ukuntu uyu mwanditsi wa Zaburi yavuze ku bwami bwa Roma, kandi igihe yandikaga ubu bwami bwari butarabaho. Kandi tumenye neza ko Roma ariyo yashyizeho igihano cyo kubamba abanyabyaha. Ariko urabona ko nubwo byari bitaraba, uyu mwanditsi wa Zaburi yabihishuriwe akabitumenyesha bitaragera. Ngo nsutswe nk'amazi. Ibi bifite ishusho y'umuntu uri ku izuba ryinshi waguye umwuma yenda gupfa kubera inyota. Amagufwa yanjye yose arakutse. Ikintu giteye ubwoba cyane nuko uyu muntu amaze kubambwa ku musaraba abanza akabura amaraso, agacika intege cyane, hanyuma amagufwa agatangira gusokoroka mu mubiri we. Urumva ko iki gihano cyari kibi cyane, kibabaje kandi giteye n'ubwoba cyane. Nanone kandi umwami Yesu yongeye kuvuga ikintu kidasanzwe agira ati, umutima wanyu umeze nk'ibimamara. Kristo yapfanye umutima ushenjaguwe. Abadokiteri benshi bavuze ko umutima ushenjaguwe uvamo ibyo Yohana yavuze agira ati, ariko umwe muri wa mucumita icumu mu rubavu, uwo mwanya havamo amaraso n'amazi. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 19 ku murongo wa 34. Reka mvuge uyu murongo mu bundi buryo ngira nti, nabonye umusirikare w'umuroma asogota urubavu rwa Kristo, nuko havamo amaraso n'amazi. Ntabwo havuyemo amaraso gusa, ahubwo havuyemo n'amazi. Yohana nawe ibyo yarabyanditse. Nshuti yanjye, wanyemerera nkakubwira ko Kristo yapfanye umutima ushenjaguwe. Irindi jambo Kristo yavuze yagize ati, mfite inyota. Igihe Kristo yari akiri ku musaraba ari hafi gutanga, umubabaro wakomeje kwiyongera kugeza ahagira inyota. Muri Zaburi ya 22 ku murongo wa 16 aravuga ngo, intege zanjye zumye nk'urujyo, ururimi rwanjye rufatanye n'uruhekenyero, kandi unshyize mu mukungugu w'urupfu. Abari munsi y'umusaraba bumvise Yesu avuga ngo, mfite inyota. Muri Zaburi ya 22 ku murongo wa 17 aravuga ngo, kuko imbwa zingose, umutwe w'abanyabyaha untaye hagati, bantoboye ibiganza n'ibirenge. Imbwa niryo ryari izina ry'abanyamahanga, ni ukuvuga abatari Abayuda. Gucumitwa imisumari mu biganza no ku birenge bye byerekana ko Kristo yabambwe.
Muri Zaburi ya 22 ku murongo wa 18 no wa 19 aravuga ngo mbasha kubara amagufwa yanjye yose, bandeba bankanuriye amaso, bagabana imyenda yanjye, bafindira umwambaro wanjye. Kristo yabambwe yambaye ubusa. Muri iki gihe cy'ubusambanyi no kureba amashusho y'urukozasoni ya pornography, biragoye cyane kumva uburyo umwami Yesu yakojejwe isoni no kwambika ubusa ku musaraba imbere y'abantu benshi. Bamukuyemo imyenda ye barayifindira. Nshuti yanjye, Kristo yanyuze muri ibyo bihe bibi byose, abambwa yambaye ubusa kugira ngo ukunde wambare gukiranuka kwe, maze ubashe guhagarara imbere y'Imana mu gihe gihoraho iteka ryose. Kristo nanone yavuze irindi jambo agira ati, Data, mu maboko yawe niwo nshyize ubugingo bwanjye. Muri Zaburi ya 22 ku murongo wa 20 no wa 21 yaravuga ngo, ariko Uwiteka ntumbe kure, niwe muvunyi wanjye, tebuka untabare, kiza ubugingo bwanjye inkota, icyo mfite rukumbi ugikiza ubutware bw'imbwa. Muri Luka igice cya 23 ku murongo wa 46 Yesu yaravuze ngo, Data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Naho muri Zaburi ya 22 ku murongo wa 22 aravuga ngo, nyiza akanwa k'intare waranshubije, unkura mu mahembe y'imbogo. Umwe mu mirongo idasanzwe mu byanditswe n'uyu nguyu uvuga ngo waranshubije, unkura mu mahembe y'imbogo. Uyu murongo mu Giheburayo werekana akaga gakomeye Kristo yari arimo. Mu myaka yashize abantu batekerezaga ko imbogo zishobora kuba ari inyamaswa nini cyane, ariko nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe basanze imbogo itaruta inzovu, ahubwo basanga imbogo ijya kungana n'inyamaswa yitwa rhinoceros. Imbogo ni inyamaswa igira imbaraga nyinshi kandi ikora ibintu ihubutse, ikabishushanya ko buri mwanzi wa Yesu wese wari ku musaraba yari umwicanyi. Kandi cyarangaga abo banzi be nuko buri wese muri bo yari afite ihembe rimwe. Twasomye ngo waranshubije, unkura mu mahembe y'imbogo. Nshuti yanjye, amagambo ni ingenzi cyane kuri jye nawe, kuko umusaraba umwami Yesu Kristo yabambweho ntabwo wari umeze nka wa wundi tujya tureba, ariko hano ibyanditswe bitubwira neza umusaraba Kristo yabambweho uko wari umeze. Mu bisanzwe hari amagambo abiri y'Ikigereki asobanura umusaraba. Ijambo rya mbere ni stauros. Iri jambo uzasanga rikoreshwa ahantu henshi. Urugero ni muri Matayo igice cya 27 ku murongo wa 40 haravuga ngo, wowe usenya urusengero ukarwubaka mu minsi 3, ikize, nibura umwana w'Imana, manuka uve ku musaraba. Ijambo umusaraba tubona muri uyu murongo ni rimwe navuze ryo mu Kigereki ryitwa stauros, rikaba risobanura igice kimwe. Biratangaje ukuntu ibyanditswe bisobanura neza iri jambo umusaraba, nyamara b'iki gihe dufite uko twumva umusaraba bitandukanye n'uko ibyanditswe biwuvuga. Pawulo yigeze gukoresha iri jambo stauros igihe yandikiraga Abakorino, ariho ababwira ngo ijambo ry'umusaraba ari ryo stauros ku barimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Aya magambo yanditse mu Bakorino ba mbere igice cya mbere ku murongo wa 18. Ijambo rya kabiri ry'Ikigiriki rivuga umusaraba ni zulon, bikaba bisobanura umusaraba cyangwa igiti. Mu magambo make ni igice kimwe cy'igiti. Pawulo nanone yakoresheje iri jambo mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 13 ku murongo wa 29 avuga ngo, bamaze gusohoza ibyanditswe kuri we byose, bamumanura ku giti aricyo zulon, bamushyira mu mva. Bamumanuye ku giti. Mbese ibi bisobanura igice kimwe cy'umusaraba? Mu by'ukuri ndifuza kujya mu ruhande rw'abemera bene wa musaraba twese tuzi dukunda kubona mu nsengero, ariko dushingiye ku kuri kwanditse muri iyi Zaburi birakwiye ko dusa n'abagendera ku muco wariho kera muri icyo gihe. Yesu yaravuze ngo, waranshubije, unkura mu mahembe y'imbogo, ari wo musaraba. Muri Luka igice cya 23 ku murongo wa 46 aravuga ngo, Data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Ikindi kintu kintangaza ni ukuntu ijambo zuloni risobanura igiti cyangwa umusaraba riboneka no mu Byahishuwe igice cya 22 aho iri jambo risobanura igiti cy'ubugingo. Nizera neza ntashidikanya ko iki giti Yesu yapfiriyeho kizaba kiri mu ijuru mu bihe bitazashira, kugira ngo kitumenyeshe jye nawe uburyo twacunguwe hatanzwe ikiguzi cy'agaciro kenshi. Noneho tugeze ku murongo wa 23 w'iyi Zaburi ya 22 aho tubona ibisa n'ibitandukanye gato n'ibyo twariho tureba uburyo Yesu yababajwe ku musaraba. Noneho tugiye kureba ubwiza yaje kugira nyuma yo kubabazwa. Turasoma muri Zaburi ya 22 ku murongo wa 23 haravuga ngo, nzabwira bene data izina ryawe, nzagushimira hagati y'iteraniro. Tekereza ko Yesu yavuze iyi Zaburi yose ya 22 igihe yari ku musaraba. Ntabwo yapfuye kuko yari yatsinzwe, kuko ubwo yari ageze ku mfiro yaravuze ngo,
ubu nibwo butumwa bwiza buzabwirizwa amahanga. Nzabwira bene data izina ryawe. Wibuke kandi ko na Petero yahagaze hagati y'abafarisayo n'abasadukayo maze akavuga ngo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Aya magambo yanditse mu Byakozwe n'Intumwa gice cya 4 ku murongo wa 12. Nicyo cyatumye umwanditsi wa Zaburi avuga ngo nzabwiriza bene data izina ryawe. Irindi jambo Yesu yavugiye ku musaraba ni iri rigira ngo uyu munsi turi bubane muri paradizo. Muri Zaburi ya 22 ku murongo wa 26 n'uwa 27 yaravuga ngo kuri wowe niho gushima kwanjye guturuka, ngushimira mu iteraniro ryinshi, nzaguhigurira umuhigo wanjye mu maso y'abakubaha. Abanyamubabaro bazarya bahage, abashaka Uwiteka bazamushima, imitima yanyu iramiteka ryose. Wa mujura ari ku musaraba yaravuze ngo mwami uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Amagambo yanditse muri Luka gice cya 23 ku murongo wa 42. Kristo nawe aramusubiza ngo ndakubwira ukuri uyu munsi turi bubane muri paradizo. Aya magambo yanditse muri Luka gice cya 23 ku murongo wa 43. Uwacunguwe azaba muri paradizo ahimbaza Imana, kandi uwo munsi iki gisambo cyabanye na Kristo muri paradizo. Nubwo uyu mujura yari mubi adakwiriye no kuba muri iyi si kubw'amategeko y'Abaroma, umwami Yesu we yemeye kumwakira mu ijuru binyuze mu rupfu rwe rwo ku musaraba. Irindi jambo Yesu yavuze yagize ati birarangiye. Ku musaraba Yesu yavugiye amagambo 7 kandi iri niryo ryabaye irya nyuma. Yaravuze ngo birarangiye. Muri Zaburi ya 22 ku murongo wa 32 aravuga ngo bazaza babwira abantu bazavuka gukiranuka kwe ko ari we wabikoze. Abantu bazavuka muri abo harimo jye nawe nshuti yanjye. Abo bantu bazavuga gukiranuka kwa Kristo atari ugukiranuka kwawe. Ni gute abantu bazavuga gukiranuka kwe? Nuko ari we wabikoze. Bamwe bajya basemura uyu murongo bakaboneraho kuvuga ngo birarangiye. Niryo jambo rya nyuma Yesu yavuze ku musaraba. Yaravuze ngo tetelestai, aribyo bivuga ngo birarangiye. Umucunguzi wawe yarabirangije kandi yaguhaye buri kimwe cyose. Ntacyo agusaba gukora kuko ubwe byose yabirangije. Igihe yapfaga ku musaraba yazaniye isi yose gukiranuka guhagije imbere y'Imana yera. Icyo Kristo ari agusaba gusa nuko wakira iyo mpano y'Imana ari izahora witeka ryose muri Kristo Yesu. Niwanga iyo mpano, Imana izakugenza nk'uko yagenje umwana wayo igihe yatakaga ngo Mana yanjye, Mana yanjye, ni iki kikundekesheje. Aya magambo yanditse muri Mariko gice cya 15 ku murongo wa 34. Shuti yanjye, ntabwo ndi hano kugira ngo tugirane impaka yuko umuriro w'ikuzimu uzaba ushyushye cyangwa udashyushye, ariko umenye neza ko ikuzimu hazabaho kandi hazajya umuntu wese wigometse ku Mana. Yesu Kristo yanyuze muri ibyo bihe bikomeye byose kugira ngo wowe utabigeramo. Zaburi ya 22 ihishura umutima w'umukiza wacu ubwo yahindukaga igitambo kubera ibyaha byacu mu cyimbo cyacu. Yarangije byose, aranesha, yaduhaye agakiza kuzuye. Nta kigomba kuduhangayikisha kandi nta nubwo twabasha kugura ako gakiza amafaranga. Dusabwa kwakira gusa iyo mpano. Nyuma y'imyaka 2015 umwami Yesu Kristo yakoze ibyo byose kugira ngo adukize. Yarabikoze. Tetelestai, byararangiye. Reka dusenge. Ndagushimiye Mana ko nta kimwe ukora kubw'impanuka, ahubwo imigambi yawe ihora itunganye kandi ni myiza kuri twebwe. Sabiye umuvandimwe waneza amatwi gusobanukirwa neza uko Kristo yababajwe, bitume amwizera kandi amwakire nk'umwami uyobora ubuzima bwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Shuti, wakoze gukurikirana ikiganiro Tumenye Bibiliya. Ndagusezeranya ko ningaruka ubutaha nzakuganiriza kuri Zaburi ya 23 n'iya 24. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.